turabasuhuje cyane abakunda gukurikira ibiganiro byacu binyura kuri Evangelize Le Monde TV, ishami ry'ikinyarwanda, kubera ko dufite n'irindi shami rya Evangelize Le Monde TV, ishami ry'igifaransa, kubera ko nyine dukorera umurimo w'Imana mu gihugu cy'Ubufaransa, mu mujyi wa Strasbourg ndetse n'i Kigali mu Rwanda. Turabasuhuje rero mwese aho muherereye, abadukurikiye ari abari ku mugabane w'i Burayi, aho turi mu bihugu bituranye n'Ubufaransa, ndavuga abari mu Bubiligi mu mijyi itandukanye. Hari inshuti zacu za Evangelize Le Monde ziri mu mujyi wa Verviers, hari abari i Bruxelles, hari abari Namur, hari abari Charleroi, hari abari Tienen. Abo bose turabasuhuje. Turabizi ko aho hose mvuze hari inshuti zacu nyinshi zikunda gukurikira ibiganiro byacu. Tukava i Burayi rero tukajya no muri Afurika, mu bihugu bitandukanye bya Afurika. By'umwihariko rero abari kumva ururimi rw'ikinyarwanda bari no mu Rwanda, i Kigali, mu ntara zitandukanye zigize igihugu cyacu cy'u Rwanda, mwese turabasuhuje tubabwira ngo shalom shalom, nimwakire amahoro y'Imana atangwa na Kristo. Shalom. Aka kanya rero na n'ubu ntabwo ndi njyenyine muri iki kiganiro tugiye gukora, ndi kumwe na mwene data yabibwira. Itayezu Eric, ndumva abantu bo kuri Evangelize Le Monde turamenyeranye. Itayezu Eric rero waramutse. Mahoro. Ndizera ko umeze neza muri bino bihe nyine bitoroshye dusuhuzanya gutya. Kugira ngo nyine ubona ko n'intera twabagerageje kubyubaha. Wenda icyo tudafite n'udupfukamunwa, ariko ubundi hari icyo njya nibaza, hari ikintu njya nibaza, niba agapfukamunwa bavuga ko ari ngombwa, kuki distance de sécurité ibaye ngombwa? Niba se distance de sécurité ari ngombwa, kuki agapfukamunwa ko ari ngombwa? Niba se ibyo byose ari ngombwa, kuki confinement ari ngombwa? Niba se byose uko ari bitatu ari ngombwa, kuki hagomba gushakwa urukingo? Niba se urukingo nabwo ari ngombwa, kuki rubuze kandi iyi si igwije abanyabwenge n'abantu bakora muri laboratoire? Icyo ni ikibazo tutadebataho nonaha. Ibyo umuntu yabisubiza mu Kinyarwanda kimwe, yavuga ngo uri umubyizi mukwe ntako abatagize. Ubwo ukabura gishubije. Reka byose tubyubahe tubishyira. Rero ntabwo ikiganiro cyacu gishingiye kuri ibyo mvuze, ni ka challenge, ni akantu nari nshyizemo kugira ngo namwe nyine mudufashe guhumura amaso, tumenye neza ikibazo turi kurwana nacyo, kandi tukirebere mu mwuka nk'abakristo cyane, tumenye ko hari indi migambi ya Satani nyine ibi byihishe inyuma, ariko nanone kandi ku bakunda Imana byose bifatikanyiriza hamwe kutuzanira ibyiza ndetse no kutwereka umugambi w'Imana. Turashima Imana rero ku bwacu ikomeje kuturinda nyine turindira muri bino bihe bitoroshye, ndetse nawe yarakurinze, wenda warwaye corona n'ibindi, ariko Imana yakomeje kutugirira neza. Amen. Dufite ishimwe ku Mana yacu. Dushimiye rero nanone uri ku buhanga bw'ibyuma, uri kwiyokipa audio, kandi dushimiye na Joan Mary nawe kuri uyu mwanya uri kuri kamera, kugira ngo aya mashusho arusheho nyine kuba ameze neza nk'uko wenda muyareba. Wenda muzajya mutubwira muri comment niba hari icyo twakosoraho, ariko ku bwacu nyine ni bya bindi wavuze ngo buri umugeze mukwe ngo ntako batagize. Bariya natwe kugeza uyu munsi nibwo bushobozi bw'ibyo muri kubona, nibwo bushobozi bw'ibyo twatanga bugarukira, ariko kandi Imana ifite umugambi wo kugidukura mu bwiza tujyana mu bundi. Amen. Rero uyu mwanya tugiye kuganira ku kiganiro wenda kitari buze gutwara igihe kirekire, ariko uyu munsi nashatse ko tuganira urabona tugiye gutangira ukwezi kwa 12, kandi mu kwezi kwa 12 ni ukwezi gusoza umwaka d'abord. Murabizi ko hakunda no kuvuga ko ngo mu kwa 12 ngo hakunda ngo Satani ngo n'abadayimoni ngo baba bakora cyane, ngo bateze impanuka, ngo n'ibindi bibazo. Ariko nkibaza, ese andi mezi yo baba basinziriye? ngira ngo wenda ni ibintu abantu burya ni igihe imyemerere ihura n'imyumvire na circumstance ibibaho ugasanga kubera ibintu benshi bavuga
nibyo hari aho bihurira. Urabizi ko impanuka nyinshi hano mu Bufaransa ziterwa n'inzoga. Nirwo rugero rero tubihuze. Akenshi rero niba abantu bishoye mu nzoga bagatwara basinze, hari buze kuba accident nyinshi na wundi wigenderaga bitamurebaga bimugireho ingaruka. Aba mu kwizera rero ntago turi bitandukanyirizemo nyine n'ibyo twe twemera. Ariko ubundi ku kwezi kwa 12 mu byari bisanzwe ko ari ukwezi abantu niba ari abadendura badendura basohoka cyane, yishimisha cyane, abasambana cyane, baterana amada kenshi. Nuko bimeze kuko babaga ari uwo mwanya abantu bongeye gusa n'ababiza buri muntu wese ku rwego rw'andengero urabizi hari naho byasigaye inkuru bamwe bagiye mu maderi n'ibiki. Ngira ngo corona noneho biri kuducubya sinzi niba bizongera kubaho nkuko byajyaga bikunda kubaho mbere, nubwo bavuga ko abagome batagira konje n'abanyabyaha ntibagira konje, ariko ziko ari byo bazaguma gukora na Satani akorana nabo. Ahubwo hari ikintu twibesheho ko ngo ibi bihe byo kuguma mu rugo bya confinement, ibyo bita confinement mu Gifaransa, hari abantu bibeshe ko ngo ari ibihe bigomba kuzana ngo bubyutse ngo abakristo ngo bakabona igihe ngo gihagije ngo cyo gusenga, ngo amafamiye ngo akabona igihe gihagije ngo cyo gusengana. Ariko ijanisha riri gukorwa ahubwo ritwereka ko abantu benshi ngo basubiye inyuma. Muri kino gihugu turimo violence familiale nk'umugore n'umugabo ubona ko yarongeye zabaye nyinshi. Ibibazo byagiye bibaho abantu icyo bita depression, agahinda gasaze mu Kinyarwanda cyiza, karazamutse ku buryo n'abantu barushijeho kugenda bangiza abandi, byabaye hejuru. Ntago rega ikintu gishobora gutuma umunyabyaha ahinduka n'ikintu. Nekereza kandi nacyo kuri sije ugiye kuvuga ni ukwakira uyu mwami wavutse. Yego. Iyo utamufite ikindi cyose wakora bimera nka za nkoni zo gukubita umupfapfa. Niko Bibiliya ivuga. Bivuga ko umupfapfa ibitugu bye biberwa no gukubita, ariko ntibimuhindura, ntibimukura ku bupfapfa bwe. Bo ako karakanyuzeho rero reka twinjire mu kiganiro. Ndabona ikiganiro gishobora kugira amasije menshi. Ariko reka twinjire muri teme y'umunsi. Teme y'umunsi Eric wari ubikomojeho gatoya, turimo tugenda twegera Noheli. Hari aho navukiye nawe n'abandi bari kunyumva, hari naho dutuye tutavukiye, tugenda tubona imico itandukanye, tubona abanyaburayi ukuntu bafata umunsi wa Noheli, uburyo bizihiza Noheli se, icyo Noheli ivuze kuri bo mu bo twagiye tugerageza kuganira, no mu byo tubona mu nsengero tuba tujyamo, ndetse no mu byo tubona mu mihanda, imitegurire y'umujyi. Ubona ko umujyi utatse, amatara za sape bari kuzamura, ibintu mbese biracika. Wenda turaza kubashyiriraho amashusho amwe n'amwe y'umujyi wa Strasbourg kugira ngo muze kureba ukuntu bari kugenda bawutaka. Mbese ibintu birakomeye, amatara, ndetse ubu byarahindutse. Urabizi ko uyu mujyi wa Strasbourg ubundi ni umujyi bita Capitale de Noël. Ni umujyi ufite ibikorwa byinshi biwuranga, niyo mpamvu bawise ngo ni Capitale de Noël, kubera ko urabizi ko muri Europe ahangaha hanabera icyo bita haberaga marché de Noël. Byari isoko rinini cyane ryahuruzaga ba mukerarugendo bakava hirya no hino ku isi baje gusura uyu mujyi wa Strasbourg, nk'umujyi nyine ukorwamo ibikorwa byinshi biranga Noheli. Hari ikintu wavuze ngo twitegure kwakira umukiza cyangwa urumuri, ibyo bita mu Gifaransa bita ngo préparer d'accueillir ta lumière, cyangwa se préparer d'accueillir roi de roi, umwami w'abami. Hari ibintu byinshi bikorwa, ubona ko hari ikintu kidasanzwe bagiye kwakira, kandi nibyo baba batatse, baba baguze amakado, uzi ko ari igihe cyo guhana amakado. Ndetse mu ma eglise catholique na protestant cyangwa Anglican church n'abandi batangiye icyo bita fête de l'Avent. Donc Avant bituruka kuri ni ijambo ry'igitaliyani bita Adventus. Donc mu Kinyarwanda cyangwa se kwitegura ikintu kidasanzwe kigiye kubaho. Icyo gikorwa ni ikihe rero? Qu'est-ce que nous attendons? Ni iki dutegereje? Ni Noheli. Sibyo?
noneho nakoze ubushakashatsi mbaza n'abapasiteri bamwe na bamwe bansobanurira icyo bita fete de lava cyangwa se uwo munsi mukuru wo kwitegura kugira ikintu bakira. Bavuga ko ari fete ibaho mbere y'ibyumweru bine kugira ngo binjire mu cyumweru cya nyuma cyangwa se ku itariki nyirizina 25 Desambre ya Noheli. Kuri uwo munsi wa Noheli rero noneho akaba aribwo basoza nyine iyo periyode. Noneho iyo periyode ikaba igizwe ikaragiterijwe n'ibintu bine by'ingenzi. Icyumweru cya mbere guhera ku itariki ya mbere kugera ku ya gatandatu ni icyumweru baba bari muri teme bita espoir. Espoir ubwo ni kwizera cyangwa se icyizere, kongera kugira ibyiringiro muri wowe. Noneho icyumweru cya kabiri cy'ukwa 12 bikikarangwa n'icyumweru cya l'amour cyangwa urukundo, ariho hava biriya byo gutangana amakado. Bona kuri Noheli abantu benshi bakunda gutangana, mbese n'umunsi mukuru urebye w'amafamiye. Abantu baba bahuriye mu mafamiye kugira ngo batangana amakado, basangire n'ibindi. Icyumweru cya gatatu kikarangwa n'ibyishimo, la joie. Icyumweru cya kane kikarangwa na la paix cyangwa se amahoro nyine, kuko urabizi ngo Yesu avuka mu ijuru abamarayika bararirimbye ngo mwisi amahoro abe mu bo yishimira icyubahiro kibi cy'Imana. Rero noneho sije yacu kuki ibi bintu cyangwa se izi event zibaho mbere ya Noheli, kuki usanga ama église de réveil. Ubwo nimvuga ama église de réveil ndavuga natwe iryo turimo cyangwa se itoro rya Pentecote n'andi ino niko bayita ukurikiye babyumve ya amatoro y'ububyutse, église évangélique cyangwa se de réveil zitandukanye n'andi madini. Mbese ubu igihugu kiba cemera nk'amadini mbese y'igihugu bemera bahemba n'abapasiteri babo. Ariko noneho nkibaza kuki twebwe ibi bintu tutabikurikiza muri iyi periode, kandi mbona ari ibintu byiza. Urumva espoir, kongera kwibutsa abantu ko bagomba kugira icyizere, urukundo, kurangwa n'urukundo, amahoro. Byaranshanze navuga ngo reka ntumire mwene data mugenzi wanjye Eric kugira ngo tubashe kuganira kuri ibi bintu. Wenda nawe ufite uko byumva, mu mwanya uri bushyiremo muri komenti nawe utwandikire uko byumva, noneho tuzabihereho. Murakoze cyane. Yenda bino bintu ndibuze kubisobanura ntagendeye ko kubera iki ngo eglise zino zibyizi zindi tizibyizi zazo twibaza ngo ahangaha hari burya mu matorero tubamo ya réveil hari ama evenement tuhuriraho n'ayandi ma eglise cyangwa se ayandi madini twe tudakora. Hari nayo bo bakora natwe tudakora, cyangwa dukora bo badakora, ariko amenshi dusa n'abasa n'ababisangiye. Hano rero ugiye kugira kwibaza impamvu nge nabigusubiza mu buryo bumwe. Wakubaza ngo tutabikora kandi amenshi ashibuka cyangwa akomoka muri aya ngaya bikora. Bimwe muri ibyo ngibyo bikaba ari bimwe nyine mu byagiye bizana impinduka n'itandukaniro, kuko abantu bagiye bayishinze uhereye kuri Martin Luther wavugaga. Hari imico cyangwa ibyo bita ibintu bya liturgie, ibintu bita ngumwa buriya Eglise Katolika n'ibyo bita ngumwaka wa Kiliziya, ngo bari mu gihembwe runaka n'ibintu runaka. Buriya rero kenshi iyo umuntu yidatashe cyangwa avuye ahandi, hari ibintu bimwe asiga hariya bitewe nuko yabigizeho indi myumvire itandukanye nabo asize. Ariko ntago ndi winjiramo detail cyane, ahubwo ndashaka kukwibaza ngo ahubwo ubundi se ibintu uvuze koko ni byiza, ariko ikibazo ndakivuza muri en general. Iyo usomye impamvu zatumye Yesu aza mu isi gucungura abantu, koko biri muri ibyo bice uvuze. Ikintu cya mbere kwari kugira ngo agarure abantu icyizere bari baratakaje. Ikindi cya kabiri nk'uko ajya ubivuga, cyari igihe cyo kugira ngo atugarurire, kuko iyo ufite iyo cyizere bizana n'ibyishimo, umunezero, itorero ribe muri nezere. Uko nabibwa Pawulo yavuga ngo mwishime kandi mujye mwishima iteka. Ikindi cya gatatu kwari kugira ngo atuzanire urwo rumuri, kuko biravuga ngo
abari batuye mu gihugu cy'icuru cy'urupfu baviriwe n'umucyo mwinshi urabamurikira. Noneho byo nuvuga ngo icyo ni ikindi. Noneho ikindi urumva ibyo byishimo noneho bikabaho. None ikindi cya gatatu ni amahoro, kuko Bibiliya inamwita umwami w'amahoro. Anajya kujya mu ijuru yabwiye abigishwa arababwira ngo mbasigiye amahoro. Amahoro abisi niwo murage wa nyuma Yesu yasize astanze ubwo yari arimo avina. Urumva abwira abantu ababwira ngo bahaye amahoro kandi bo mbahaye si nk'ay'isi batanga. None ndagaruka kuri cya kintu ngeze kuvuga, ikintu cyose cyica itorero cyangwa se kikica n'abantu muri rusange nuko ibintu byose batangira kubihindura fete kandi ari ubuzima. Kuri nge niyo mpamvu nicyo kibazo, niyo mpamvu usanga nyiranga babyumvikana babyumvikaneho. Ubundi kuva Yesu yaje iyo espoir ni ubuzima umukirisitu agendana kuva ku wa mbere w'ukwezi kwa mbere kuko byakagombye kuba mu muntu mu buzima bwa buri munsi kugeza twishyiriye no mahari tuzanakomeza tunari kumwe nawe kuko iwe birahaba. Uvuga ngo yakagombye kuba guhera mu kwezi kwa mbere ku kwa mbere. Yego. Umunsi ugira amasaha 28 urimo ibyo bice bine by'ingenzi ubizirikana, ukabyuka ukibuka ko Yesu yatugaruriye icyizere abatari bagifite. Amen. Ukongera ukibuka ko kandi ari urumuri rukumurikira ijambo ry'Imana, ari itabaza rimurikira ibirenge byawe. Ukongera ukibuka bishatse kuvuga ngo ari we mahoro n'urukundo. Bishatse ko ngo iyo tubigize rimwe mu mwaka kuko habaye ikintu runaka biba byahindutse imihango, ntiba byahindutse ubuzima. None twebwe ntabwo Yesu yerekanywe kugira ngo habeho amafete, ahubwo yerekanye kugira ngo aduhe ubuzima. Yego. Noheri ni ubuzima. Donc umukristo agombye gukunda mu gihe cyose, agombye kurangwa. Ntabwo kino cyumweru cy'urubo ntekereza ko kugira icyumweru uzafatamo cy'urukundo ugatanga akato kaziha bagenzi bawe. Yego nacyo ni positive kuko urabizi cyane bino bihugu hari abantu babaho baratandukanye n'amafamiye, ahubwo twashima umwami Yesu. Niba irivuka ryo ryaramenyekanye karita umuntu yaviruwa wari warataye umuryango. Urabizi ko hano n'abantu badakunda no kugira esprit cyane yo kuvanga arakurikirana umuryango yagiye abagiye, ariko Noheri kamwibutsa akagira hakomoka akwiye no kuza kugira icyo amarira abandi. Hari n'abandi duhura batajya badusuhuza. Urabizi ko mu bihe bya Noheri baba badusuhuza ari n'uguha kado kabona guhaye shokora kandi mu yindi misi atagusuhuza. Ahubwo nicyo twagwa tubaza ngo mbese ubundi nk'umukristo birakwiriye ko ibintu ubundi yaba ari ibintu twagiraga by'imigire yawe buri munsi tukaza kuvuga ngo tuzagira umunsi wo kubyibuka ntacyo bitwaye, tukibuka ko ari cyo cyabizanye. Ntabwo rero uyu munsi ngewe ntabwo bino bihe mbibona ko byakwiye kuba mu kwa 12 nk'ibihe byo kongera gukora ibintu, ahubwo byakabaye ibihe byo kongera kurekonesa ko hari uwatumye dukora ibi bintu ariko tubihoramo dukora tugira icyo kivuze gasubiremo. Twakagombye kwibuka ko hari umuntu watumye dukora ibikorwa by'urukundo wazana iki ariko si umunsi wo kongera guterana ngo duhuze amakado noneho bibe birarangiye no kongera tubikore nabwo no guhoberana. Noneho mu yindi minsi urabona ko uca ku bantu bose bihuta cyo ku gihe cya Noheri. Urabizi n'abantu bose baranzwe n'agatima keza, n'umuntu wese aba yabaye umwana mwiza. N'abayisilamu abatukurikiye nagira ngo ubuse ko iyi Noheri hano twebwe n'abayisilamu barayizihiza, usanga rwose ko ntituzirimo. Ni ukuvuga ngo bo banayambuye agaciro kayo. Ni ukuvuga ngo hano rero abacuruzi bayifashe nka periode yo gucuruza yo kungukiramo. Urabizi ko uyu munsi ni nabyo barimo barekarama baravuga bati mwaturetse tugakora amafaranga kuri Noheri. Oya, urabona ni systeme bazanye ngo Père de Noël. Voilà. Sa kandi gaciro ko guha uwo muntu wise Père de Noël. Yesu hari no abazaka kubwira ati ibyo bya Yesu jo mpamvu. Abana bagikura hano banakura nabi ko barazi ko Noheri. Yesu ntibazi n'icyo ahubwo bo baha gaciro Père de Noël na Noheri. Kuko bazariseva amakado. Urubyiruko rwangaha Noheri egari kato. Ntago ari egari kuvuka kwa Kristo. Ntibana samfu. Abenshi ntibazi n'ibyo. Ndagira ngo tubwire abantu igikwiriye aho. Ngewe mbona ko itorero rya Église de Réveil nabo ibi bintu ntekereza ko icyatumye abantu mariteriteri n'abandi bagiye batakunze gufata ubuzima bw'ubukristo nk'ubuzima bwo kurebera mu mafete, kuko ni ubuzima Imana iguka bugendamo iminsi yose udacogora. Gusa itorero ryo ryahara bamwe bagiye bacogora nyine bongera kubyibuka nabo, ariko ubundi Noheri si ntago ari umunsi mukuru.
noheli ni ubuzima. Niba bisobanura ivuka rya Yesu bihita bitwinjiza mu ipfa rye, ariko kandi ntibinagarukiraho, bikazatugarura no mu igaruka rye. Bisobanuye iki? Ntabwo Yesu yavutse byo kuvuka nk'uko abandi bantu bavuka. Yavutse afite purpose, yari afite intego yo gucungura itorero, kandi nta nubwo yacunguye itorero ari ryo ntego ryonyine, yari afite n'intego yo kuryishyira akazabana naryo. Ibyo bintu bitatu rero ni ibintu bigendana, ku buryo iyo dufashe kimwe tukuba ko tuzakirebera muri fete gusa nk'uko babikora, tuba twibeshye. Ni ubuzima. Ukimara kumenya ko yavutse hita utekereza yuko yanabambwe. Yesu nta nubwo akiri ntabwo akiri rwa ruhinja ruri mu muvure we. Ntekereza ko igituma wowe uriho uyu munsi ni intwari. Igituma wowe uriho n'agaciro kawe si uko bavandimwe n'inshuti baterana bakagukorera aniveriseri. Ntabwo kuba Feligisi kugira aniveriseri aricyo gituma nyine uri existe. Yego. Ariko nubwo kwibuka ko wavutse atari ikibi, ariko agaciro kawe nicyo wavukiye, nicyo tumariye. Ni nacyo abantu kwawe. None Noheli reka dusome ijambo ry'Imana nibura wumve ngewe pari contre icyo mgiye poza. Kuko hano mu magambo kuko ndabiza barokore akenshi wavuze ibintu mu mutwe barabata ibyo bintu ariko tumagiye muri ijambo ry'Imana. Ariko turashaka kubata ni iki umunsi wa none twakwiye kuba dukiramo imbaraga. N'aya magambo tugiye gusoma, kuko aya magambo akubiyemo igisubizo cy'ikibazo mbajije. Niyo mpamvu nshatse ko dukoresha Bibiliya mu rwandiko rwa mbere cyangwa se mu butumwa bwiza bwo bwanditswe na Yohana igice cya mbere guhereye ku murongo wa 12. Impamvu nshatse kuvuga nuko Yohana yarabisobanuye. Yavuze ivuka rye, avuga n'icyo, ariko arasa ku ntego. Avuga icyari kimuzanye. Aravuga ngo buryo umuntu avuze ngo icyakora, iyo ukoresheje iri jambo nuko uba ushaka kugira ngo ukore ni nko kuvuga ngo me cyangwa ngo ariko. Icyakora me hari uvuze. Yarabivuze ngo mbere na mbere hari ijambo aramuvuga avuga uburyo yabyawe n'umuntu, avuga uburyo babanye nawe. Aravuga ati ariko icyakora, ni nkaho arashaka gutsindagira cyane. Umva icyakora rero igikuri bavuga ngo gifite agaciro ni icyanyuma icyakora. Iyo uvamuza ngo icyakora, iyo uvuze n'umuntu kandika ijambo icyakora, ibyo ugiye gukurikiza mu buryo hari ibyo waba wononye ariko ushobora gukosorera muri cyakora. Niyo uvuga ati Felix nguriza amafaranga 1000, ahubwo ati ndayaguha icyakora, nyuma akajya kukubwira ko ashobora kutaboneka cyangwa gutegeka kuyagarura mu minsi. Condition. Abashyizeho condition. None umva ibyo byose ndabyemera. Ayaba ari abizihiza ibyo bice binuvuze ndabizi biba bikomeye. Abacana buje ku rugo murabiza badasanga bacanye buje ahantu henshi. Ariko ngiye kubabwira ijambo bita icyakora. Ndavuga rero ngo 12 aravuga ngo icyakora abamwemeye bose bakizera izina rye yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Amen. Abo babyawe n'amaraso cyangwa n'ubushake bw'umubiri cyangwa n'ubushake bw'umugabo, ahubwo babyawe n'Imana. Jambo yabaye umuntu abana natwe, tubona ubwiza bwe busa n'ubw'umwana w'ikinege wa se, yuzuye ubuntu n'ukuri. Iki ngiki nshaka kuvuga rero gikomeye. Yesu yavuka, wakora Noheli utayizihiza, wakwizihiza Pasika, watanga amakado menshi, wagira ukwezi wahisemo kuzajya kuba ukwezi k'urukundo nuko urumuri nuko ibiki bikarenga ibyo ngibyo, ibyo ntacyo bitwaye. Yego. Icyakora kumwizera, kandi ikintu gitangaje umugabo iyo bamwizeye, icyizere ukigendana buri munsi. Iyo bamwizeye yaguha icyizere. Amen. Nicyo kintu aguha n'urukundo, urukundo n'amahoro. Kuko yaravuze ngo udakunda urakunda we ntabwo mu bintu bya mbere aguha ahita aguha kugira ishusho. Yavuze ngo yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Kandi ubundi Imana nicyo kintu tugorana. Tuvuga ngo Imana ni iki, dusubiza abantu dukurikiye mu ijambo ryoroshye. Ubundi hari igihe dushakisha Imana, hari abashaka gushaka aho ituye, ukwisa, yaba yaparutone muri jenda runaka. Imana mu myizerere mu madini yacu mu byo tuvuga, ariko Imana yisobanuye mu ijambo ryoroshye. Imana ni urukundo. Amen. Ubu niba hari ikintu twasenga kigakunda nikitwa ikigirwamana. Reka mbwira abantu dukurikiye yuko uramutse ufata umwanzuro wo gusenga urukundo ukarwambaza buri munsi, ni hahandi n'ubundi urukundo gari Imana. Urwa rukundo rero ntago tugomba, urukundo si fete, ntago ari igihe cyo kurwibuka, ahubwo Imana iraduhamagarira gutanga kado niba uzifite buri munsi. Iraguhamagarira kugira cyizere ko yagucunguye buri munsi. Iraguhamagarira kugendera mu mucyo buri munsi. Iraguhamagarira kugira ibyishimo, la joie. C'est pas ibi ni kwa bari kwikira igitugaseka.
aya ni amahoro. Noneho kuko ubuzima abantu babifata turabana, nibyo nakubwiraga, abenshi baba baducaho batadusuhuza, ariko uwo munsi baba bitwararitse. Abenshi ni ba bantu ushobora mufite Bibiliya n'udafite Bibiliya akatana kugira ati bonjour, ariko le jour de Noël, le décembre, ni umunsi wo kudusuhuza, ni umunsi nawe kadora bizi ko bajya baziguha nawe ukora, wasanga n'umuntu utajya gukubwira ati bonjour cyane rwose, uramubona ati savati j'ai préparé quelque chose pour toi. Kubera yuko abantu bakize mu mutwe ibijyanye n'iminsi mikuru n'amasabato n'ibinure n'imihango, ariko bibagirwa ko Yesu yaje kugira ngo aduhe ubuzima bwo kuba abana b'Imana. Niba Imana idukorera buri munsi itaruhutse, birasaba ko natwe ubu bumana bwayo barimo rwa rukundo Imana ntabwo yatubwira ngo tuyizere itagira icyizere. Yego, tugira icyizere buri munsi. Ntabwo yatubwira ngo dukunde bagenzi bacu itagira urukundo. Ntabwo yatubwira ngo dushime tuyishime itazi gushima, kandi bidukorera buri munsi. Ibidukorera buri munsi. Natwe rero niba turi abana b'Imana tugomba kugenda nkayo nako bivuga ko tutabyawe. Kuri njyewe rero ibi byose nibyo bita imihango y'abantu bamwe, kuko mu itegeko Yesu yasize anatanze. Erega ntabwo tudekuraje kwizihiza Noheli, kubera ko n'imigirire yacu n'imigirire yanyu natwe aho dusengera barabikora, ariko mu bintu Yesu yategetse, itegeko ry'umwami ntabwo ari ukwibuka. Buri ikintu kinakomeye, ibintu Yesu yaba yarigeze kwibutsa intumwa, yababwiye kuzajya biriya tubamo Sainte Seine, kurya kugira ngo ubwo turya tujye tumwibuka. Ariko ibindi ni iminsi mikuru twe twashyizeho. Noneho tuyishyizeho tugomba rero no kwibahiriza bamwe muri twe, ariko ntago ariko kuri guhagije kugira ngo tube turimo neza. Ube wumva ko mwemera koko ngo nuko wijije umunsi runaka. Yaravuze ngo nimunakundana ça suffit, muzamukora ibintu muzamugaraje ko murabigishwa abantu. Kuri nge rero ababikora nibyo nibabikore neza, ariko babikore bibuka ko atari iby'uwo munsi gusa, ahubwo n'ubuzima bigomba kuba ubuzima. Twebwe rero Noheli yacu niyo twibutsa agakiza, niyo twikibuka ni nka Pasika, bigenda bitwibutsa, ariko tubibamo buri munsi. N'ikintu gikomeye na Kristo urabizi duhora tumurya buri munsi twebwe, umubiri we uhora tuburya, ariko ahubwo tujya tugira fete yo kwibuka amaraso ye n'umubiri we. Ariko igaburo ryo sinzi niba uri nkanjye turirya buri munsi urabizi, ariko wa munsi mukuru wo kujya ku igaburo uwo tugira igihe turimwe tukawujyaho. Ariko igaburo Kristo turamurya mu gitondo nimugoroba. Ibintu bye byose yashatse ko ubuzima bya buri munsi, aya maraso duhora tuyanywa, aya maraso y'umubiri duhora tuwurya. Noneho rero tugenda twegera ku musozo wenda w'iki kiganiro cyacu, ngewe ikintu numvishemo, hari ijambo Yesaya yavuze arimo nyine ahanura iby'uyu mwana uzavuka. Yabanje kuvuga ko bari mu mwijima mwinshi ngo w'icuraburindi babonye umucyo wisanzura. Nawe watangiye uvuga uti duharanire cyangwa se twitegure kwakira urumuri mu mitima yacu kuva mu mwijima. Ntabwo ari iby'imihango, ibyo twakwita ngo twitegure kwakira uru rumuri ruri kubwira wowe waba udukurikiye utarakira Yesu nk'umwami n'umukiza wawe, kuko nibyo byonyine kumwizera, itegure kwakira umucunguzi. Niba koko wizihiza n'uwo munsi, mubwira ati databuja Yesu nyemerera uvukire mu mutima wanjye, umbemo ube ubuzima muri nge, umpindure. Niba ukigendera mu mwijima, Yesu yakumurikira. Twabanye muri iki kiganiro, Imana ihumugisha. Tugenda rero twegera ku musozo, turabashimiye cyane mwebwe abadukurikiye. Nk'umwanzuro rero twakuramo, mwene data yatangiye avuga ngo préparer d'accueillir la lumière cyangwa roi de roi, ngo itegure kwakira umwami w'abami cyangwa urumuri. Ntabwo ari iby'imihango. Twasobanuye ko fete Yesu ntabwo yerekana ngo dufete, yego, ahubwo yerekana ngo tubeho, bibe ubuzima muri twe. Ntabwo yerekana ngo duhitemo umunsi runaka wo kumva ko ari byo duhaye agaciro, ahubwo yerekane kugira ngo ahindure imigirire yacu, aduhindure twebwe ubwacu, tubigenderemo umunsi ku munsi. Nitunagera kuri uwo munsi twihitiyemo wo gufeta, biba ari umunsi wo kwibutsa abacogoye kutabikora, ariko tubabwira ngo dore uko tubayeho buri munsi. Yego, dushingiye rero ku ijambo ry'Imana ry'umuhanuzi Yesaya, aho yahanuye nyine agaragaza ko hazatuvukira umukiza Emmanuel, kuko
ivuka ry'umwami wacu Yesu Kristo ryari ryarahanuwe n'abahanuzi benshi, wenda si cyo dushaka kwigisha aho tuzakigarukaho mu minsi ya Noheli, ariko icyo dushaka kuvuga mu magambo yaravuze ngo abantu bari mu mwijima mwinshi w'icuraburindi ngo babonye umucyo mwinshi w'isanzure babaho mu mucyo. Rero wowe udukurikiye ushobora kuba uri mu mwijima utaramenya utarakira Yesu nk'umwami n'umukiza wawe. Icyo twavuze rero ngo itegure kwakira Yesu si uko mwakira mu by'imihango ngo itegure kwizihiza Noheli nziza, ibyo ntibihagije. Ubwo niba uri kugendera mu mwijima, nta kindi gitera umwijima n'ibyaha, ukeneye kumurikirwa na Yesu akaba umucyo muri wowe bigahinduka ubuzima bwawe. Uwo mucyo numara kugera muri wowe, ibindi byose bizaba automatique. Azagushoboza kugira icyizere we ubwawe, kwizera, azagushoboza kurangwa n'urukundo, ko ntugomba kurangwa n'urukundo mu cyumweru cy'urukundo gusa ngo uko uri gushaka kwizihiza Noheli, kandi azagushoboza no guhora ugendera muri wa mucyo, bibe ubuzima bwawe bwa buri munsi. Mwakoze rero kudukurikira, tubifurije gukomeza kugira urumuri, urumucyo, kugira ngo mumurikire isi. Hari abantu benshi bagukeneye, umuryango wawe uragukeneye, abavandimwe baragukeneye, ababyeyi, inshuti, sosiyete iragukeneye muri rusange, kugira ngo uyibere urumuri, kugira ngo abantu bari mu mwijima uhagere ube urumuri muri bo, ubundi basohoke muri wa mwijima w'icuraburindi. Rero Yesu abaho umugisha. Dushimiye Joana uri ku buhanga bw'ibyuma kuri kamera, kandi dushimiye na mwene data Eric. Tubifurije amahoro atangwa n'Imana. Shalom shalom.